this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Iyo umuntu yumvise Minisitiri Uwacu Julienne, Minisitiri w'umuco na siporo, ese ni muntu ki? Uwacu Julienne ni umudamu, ni umugore, arubatse, afite umugabo n'abana, akaba yarize nk'abandi banyarwanda benshi, ni umunyamategeko, akaba ari Minisitiri wa siporo n'umuco guhera mu kwezi kwa gatatu ku itariki 6. Minisitiri yarize, ariko se mwatunyuramo gakeya nk'aho mwagiye mwiga? Ntabwo nize amashuri yayandi bita nasari cyangwa gardienne. Natangiye kuri primaire aho mvuka, amashuri yisumbuye nyiga mu rwunge rw'amashuri y'abakobwa Irambura, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hanyuma niga ibijyanye na secretariat muri secondaire. Kuri kaminuza niga muri YERK, niga amategeko, ndangije nkora na masters mu bijyanye n'amategeko muri YERK. Ngira ngo umuntu yumvise Uwacu Julienne ni umudamu, ese bakunoma kuba Minisitiri w'umuco na siporo byakiriye gute, cyane ko ari nawe mudamu wa mbere twe tugize uhagarariye ino minisiteri? Icya mbere byarantunguye, byaranshimishije, ariko bituma ntangira no kwibaza ibibazo byinshi, kuko kuba narize amategeko natekereza ko nshobora kuba umucamanza cyangwa avoka nkunganira abandi mu manza, kuko nigeze kuba n'umucamanza, ariko kuba Minisitiri ntabwo ari ibintu umuntu yiga atekereza ko zakora. Byarantunguye. Icya kabiri, kugira ngo umukuru w'igihugu atekereze mu bantu mu banyarwanda miliyoni zirenga 12, atekereza umuntu witwa Uwacu Julienne ko ashobora kuba Minisitiri. Numvise ari ikintu kiremereye cyane, icyizere gikomeye umukuru w'igihugu angiriye, ariko nk'uko mubivuze, kuyobora minisiteri abantu bose cyangwa abanyarwanda benshi bazi ko igomba kuyoborwa n'abagabo. Bizanamo ibibazo byinshi, wibaza ubwawe icyo uzakora, uko uzakora, abo muzakorana, ariko mu by'ukuri mu magambo make narishimye. Numva ko ibyo ari byo byose kugira ngo umukuru w'igihugu angirire icyizere, ashobora kuba yarabonye hari umusaruro ushobora gutanga. Ndavuga nti nzakora uko nshoboye, icyizere ngiriwe sinzagitatire, nzagire nibura umusaruro ntanga mu kazi nzakora. Ese ko bwa mbere na mbere twavuze ko muri umubyeyi, mwumva umumama mu rugo, ese kuba uri Minisitiri ntago bikuberana imbogamizi muri ya parti wari kubamo umumama cyangwa umudamu mu rugo? U Rwanda rwakoze ibintu byinshi byiza, harimo no guha abagore n'abakobwa uruhare mu iterambere n'imibereho y'igihugu muri rusange. Mbere yuko mba Minisitiri nari nsanzwe ndi umudepite, ni akazi nako katari akazi koroshye, ariko udashobora kugereranya no kuba Minisitiri. Kuba Minisitiri rero ubwabyo, icya mbere abana banjye ni bato, barambajije akambaza ati mama uri Minisitiri?
kuko azi ko minisitiri bamubona kuri televiziyo akambaza rero ngo nanjye bazajya bambona kuri televiziyo. Hanyuma umugabo birumvikana buriya kugira ngo ukore akazi neza uko wazagenda kose wabishaka utabishaka, iyo udafite urugo rufite amahoro, utabanye neza n'umugabo cyangwa n'uwo mwashakanye, ntabwo akazi bigenda neza. Ikintu cya mbere rero umugabo nawe byaramutunguye, ariko ikintu namusabye kumufasha, ntabwo azaza ngo abe minisitiri hano, ariko kumfasha kugira ngo urugo rwacu niba rumeze neza, niba twumvikana, bizafasha kugira ngo no ku kazi bigende neza. Abavandimwe nabo bakibaza se umuntu twari tumenyeranye ari umuvandimwe, ari inshuti, uri umuntu abe minisitiri babirangiye ntawe muhurira, biba bikomeye cyane. Urumva rero uhura n'ibintu abantu bose bagira urwego bagushyiramo, bigusaba kubereka ko kuba minisitiri bitakuvanaho kuba umuntu, ntibikuvanaho kuba umubyeyi w'abana bawe, ntibikuvanaho kuba umuvandimwe, ntibikuvanaho kuba umuturanyi, ntibikuvanaho kugira inshuti, ntibikuvanaho izo nshingano zose. Birumvikana gusa kubera ko inshingano z'akazi ziyongera, hari ubwo rimwe na rimwe mu bijyanye n'umuryango, ibintu biri sosiyal utabibonera umwanya, gutaha ubukwe, kujya guhemba ababyaye, kwifatanya n'abafite ibirori, ukavuga uti rwose nabyifuzaga ariko uyu munsi ntibinshobokeye. Ariko ntuhore ufite iyo mpamvu, nibura ugashakisha mu gihe cyawe ufite, ukagira umwanya uhura n'abantu, naho ubundi wazisanga wasigaye wenyine. utagisabana n'abanyarwanda. None se tusubire inyuma gatoya nko mu rugendo rwanyu rwa secondaire na université, nigeze mubitekereza ko umunsi umwe muzaba minisitiri? Kubera ko nk'abakobwa ntabwo wenda ubuzima bwanjye bwa Christelle n'ubwa Belize biri kimwe, kuko tugenda duhura na obstacles zitandukanye. Uyu munsi baragutereta ukaba muri relation ukajya mu yindi, n'utwo twose mwagiye mucamo, mwigeze mutekereza ko finalement muzagira icyizere cyo kuba minisitiri? Oya, ntabwo nigeze mbitekereza, ariko niga kuri segonderi nayoboye abandi banyeshuri mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu nari chefitaine w'ishuri, chefitaine de classe, guhera mu wa kane kugera mu wa gatandatu nari doyenne. Naho byatangiye naho ubuyobozi bawe kabaye doyenne, mara igihe kinini ugereranije n'abandi bose bayoboye abanyeshuri mu gihe cyanjye. Ikindi wasangaga uburyo tubana n'abanyeshuri n'ubuyobozi bw'ikigo ndi umuhuza mwiza, kuko abantu twiganye Rambura uyu munsi hari abo duhura twiganye wenda muri promotion zimwe, hari abari inyuma yanjye, iyo duhuye ramwe ngo doyenne, kugeza no kuba kwiziniye harimo nabo uyu munsi tukivugana, abakoraga mu ishuri nizeho. Doyenne urumva aba ari umuyobozi udakwiye kwemera amafuti y'abanyeshuri, ariko udakwiye no kwemera ko abayobozi barenganya abanyeshuri. Ubwo rero ugerageza kubana nabo bose kandi mukabana neza. Ariko buriya nko mu buzima hari umuntu wagiye kwinspira, inspiration yawe mu buzima busanzwe ninde? Murakoze. Ngewe inspiration yanjye ni umubyeyi wanjye, papa wambyaye. Yari umuntu iteka uduhatira gukora cyane, kuko niga kuri primaire nuko biriwe nka bya bindi abantu bose bavuga ngo narari umuhanga, ntawemera ko yatsindwaga, ariko ntabwo mu by'ukuri nari umuswa. Ariko iteka nta na rimwe papa yambwira ngo nakoze birahagije, yarambwira ngo niba wagize amanota 70 kuki utagize 80, niba wagize 80 kuki utabaye uwa mbere. Iteka akanyereka ko nubwo hari icyo nakoze hari ibindi ngomba gukora. Icya kabiri akadutoza ko kubaho neza kwacu biri mu biganza byacu nk'abana. Hati batsinge nzakora uko nshoboye nk'umubyeyi, nzabarihira amashuri, nzabafasha, ariko ntabwo ari njye uzajya nuko ubuzima bwanyu buzaba bumeze. Ibyo rero kandi koko nabonye gukora cyane, kwiyemeza gukora ikintu kandi ukakigeraho, ukavunika ukemera ko ibyo wavunikiye ari byo ubona bikanagushimisha, ni ikintu cya mbere rwose. Mu bwana bwanjye umuntu nabonye wamfashije cyane, wanyoboye, wanyeretse inzira, ni papa. Hanyuma aho ntangiriye kuba mukuru, ubwo niga kuri segonderi ngiye no kuri kaminuza, nagiye mu nzego z'urubyiruko, mba umuyobozi mu rubyiruko,
nkajya mpura n'abayobozi benshi ngira n'amahirwe nkajya nza mu nama zatumiwe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Muri izo nama ibiganiro atanga, impanuro aduha, uko avuga, uko yumvisha abantu wese ko buri wese akwiye guharanira kubaho akigira agakora. Noneho kuko nize amategeko, buriya mu mategeko yacu ayo dufite uyu munsi aha uburenganzira bungana abanyarwanda bose, abana bose. Ariko mbere kugira ngo umugore acuruze yagomba kuba afite uruhushya rw'umugabo. Udafite uruhushya rw'umugabo ntashobora gucuruza. Abana baravukanaga, umubyeyi akabarera bose, ariko yaba atakiriho abahungu akaba ari bo bahabwa umutungo, abakobwa bo bagahabwa ngo amarira y'abakobwa. Ahantu nakoze ndi umucamanza wasangaga abahungu na bashiki babo baza kuburana, umukobwa akaba ati nge rwose iwacu bafite amasambu, bafite amazu, bafite iki, atariko ngewe n'amarira y'abakobwa barayanyimye. Nukibaza ukuntu umubyeyi yabyara abana akabarera kimwe, akabashakira ibibabeshaho, yaba atakiriho umwe agatahana amarira undi agahabwa imitungo, kumva koko birababaje. Noneho ayo mategeko agaragaza ko kubwa bushake bwo guha abanyarwanda bose uburenganzira, nakangura atari ko noneho niba hari abantu bagerageje gukora badafite uruvugiro, uyu munsi wowe niki kigusubiza inyuma? Ntabwo ngewe nkiburana guhabwa amarira. Ngewe ndavuga ngo niba natsinze nzahabwa ishuri, niba natsindiye akazi nzakabona, niba nkora ibyiza nkora bizashimwa, ninkora bibi bigawe nk'uko umugabo nawe ashobora kugawa. Ibyo rero nabo byanyongereye imbaraga rwose. Nyakubahwa perezida wa repubulika ni umwarimu, ni umubyeyi, ni umuntu ashobora kwigiraho ibintu byinshi cyane. Ntekereza ko natwe twemeranya n'ibyo minisitiri avuga, twemeranya cyane. Kugeza ubu ntabwo tuba twicaye ahangaha, wenda no mu bijyanye n'itangazamakuru hari ukuntu twari dusangamo nk'amakontrente, abantu bumva ko tutari capable, ibintu nk'ibyo. Umaze kuvuga ko ufite ibintu byinshi, umuco cyangwa papa wawe yakwinsiparinze, ni uwuhe muco wumva udashaka wazima mu Rwanda? Umuco nyarwanda, umuco wumva ukunze cyane ariko birashoboka ko uri kugenda uzima cyangwa utaranazima, ariko umuco wumva ushaka kutazima? Buriya rero umuco ni ubuzima. Umuco ntabwo ari ikintu kimwe uvuga ngo ni umupira, ni ishati, ni ubuzima bwose. Mu muco habamo, buriya harimo ibintu bikomeye. Iyo urebye mu migani ya Kinyarwanda barakubwira ngo uburere buruta ubuvuke. Bivuze ikintu gikomeye kuko umwana aho yavukiye si cyo kibazo, uburere yahawe. Iyo nshingano yo kurera abana, ni ukuvuga ngo abakuru bagomba kurera abato bakabatoza ibyiza, bakabigisha imico myiza, ni ikintu gikomeye tutakwiye gutakaza. Icya kabiri barakubwira ngo niyo urutugu rukuze rusumba ijosi. Wa mwana wize, wagize amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga, wagenze amahanga, ariko akwiye kumenya ko umuntu mukuru kuri we ibyo rero byose hari impanuro, hari yamutanze kubona izuba, hari icyo amurusha. Ikindi baravuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Ubwo ni abanyarwanda bavuga umugore ni umutima w'urugo, yaba ministre, yaba umunyamakuru, yaba imirimo iyo yose yakora, inshingano ze mu rugo cyangwa mu muryango w'abanyarwanda ntabwo zikwiye gusimbuzwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibindi mu by'ukuri kumbwira ngo icyo ntashaka gitakara ni iki, ubwabyo ugendeye kuri ibyo bitatu wasanga byose birimo. Ariko icyo numva nifuza ni uko umuco wacu ari utugira abo turi bo, udakwiye kugira igihe umuntu awushakishamo za ndangagaciro, wa mwimerere, kakaranga muntu k'uri umunyarwanda ngo akaburi. Ibyo rero birasaba ko nyine za mpanuro, rwa ruhererekane, uko abakuru n'abato baganira, uko batozwa imico n'imigirire, uko bashyira hamwe, uko bafatanya, bikomeza bikagaragaza ko wa munyarwanda wiyubaha, kuko abanyarwanda banga agasuzuguro. Abanyarwanda banga agasuzuguro kandi nta n'umuntu ukwiye gusuzugurwa. Ikindi kuvuga ngo akimwana akazi imvura ihise, kumva ko iteka ugomba gukora, kumva ko ubuzima bwawe
kugira ngo ubeho neza bizaturuka kuko wakoze. Minisita, ni ukuvuga ngo umuco utandukanye na kwa kundi twirirwa twisaza, umukobwa yambaye ijipo ngufi, umukondo uri hanze, ibyo nta naho bihuriye n'umuco mwebwe mwifuza ko imyambarire ni bimwe mu biranga umuco. Imyambarire nk'ushobora kuvuga ngo mbese ibyo kurya buriya hari imitekere abo dukomokaho uko baryaga, uko bubakaga, uko batura, ibintu bitandukanye. Imyambarire rero ijyana n'uburere kuko niba kuko uri umwana warezwe urubaha, ugira ikinyabupfura, umuntu arakubona akabona ko uri umwana ufite umuryango wavutsemo, ufite uburere bahawe. Ubwo uribaza umwana w'umukobwa wagiye yambaye ubusa ku muhanda mu Rwanda, umuntu wese w'umunyarwanda akubonye yibaza ko ufite ikibazo cyo mu mutwe, ushobora kuba atari uyu mwana umufashe yarwaye, wowe wamwereka ko nta kibazo ufite niko bigomba kugenda, agakurikira atari uyu mwana n'uwo kwandi, avuga kwandi, umubyeyi wamubyaye uburere yamuhaye n'ubuhe. Urumva biragaragara kuri cya kindi cy'uko hari uburere dukwiye gutoza abana bacu. Ubwo rero abakobwa cyangwa abahungu uko twakuze, uko iterambere riza, hari imyambarire igenda iza. Kera abantu bambaraga ishabure, hari ikigero abana babaga batambaye icyo gihe. Uyu munsi ntitwavuga ngo reka tugarure uwo muco abantu bambara ubusa, kuko ubu noneho habonetse imyambaro. Ariko iyo myambaro nayo, niba abantu bari mu gihugu cy'ubutayu hashyuha akagera kuri degere 40, yambara akantu nyine gatuma nibura ahumeka, waza mu Rwanda ukajya mu Kinigi ahantu hakonje ugasanga umwana w'umukobwa kuko yabibonye nawe yambaye kandi aratitira yasheshe urumeza. Ntabwo wari umuco wacu, ntabwo bihuye na gato. Tuvuye mu muco, Minisita, njye nagize ikibazo cy'amatsiko, ariko nanone ndasubira muri wa muryango twaze tuvuga, mujya guhitamo uwo mubana ajya kuba propose, ibyo byose bari umwe, babiri, batatu, ese mwagendeye kuki? Uwo tubana rero twamaze igihe kinini tuziranye tutarabana. Ntabwo nahuraga nibaza ntari ku bundi iyo umuntu akubwira ngo muzabane avuga ngo iki, arakubwira ngo aragukunda. Hariho ibintu byinshi, buri muntu wese agira ibyo aheraho, ariko icya mbere muri ngewe numvaga ntakwiye gushaka umugabo kubera ko afite amafaranga gusa ngo bari icyo ndeba, kubera ko ibintu cyangwa ubukungu abakobwa benshi ntabwo ari uyu munsi gusa, n'ikindi gihe byabayeho, wenda ntibizanashira n'abahungu byabagezeho. Hari ubwo ureba umuntu uvuga ati uyu munsi afite akazi keza arakora, numva twabana bikagenda neza, ariko amafaranga iyo yashize cyangwa nawe ushobora kubona yawe ubona izindi ngeso utabonye bikakunanira kubana nawe. Njye numvaga nkwiye gushaka umugabo niba nta mafaranga afite, niba nta, ariko imyitwarire ye mbona ari y'umuntu wiyubaha, umuntu ushaka kwemera gukora, umuntu ujya inama, wumva ko umugore kumushaka atamuzanye ngo amutunge hariya nk'igikoresho. Umugabo uzumva ibibazo byanjye akangira inama, nawe nkumva ibye, nkunguka undi muryango uretse uwo navutsemo. Nagize amahirwe rero mpura n'umugabo twiganye imyaka 4, numva twamaranye igihe kinini ku ntebe y'ishuri, turaziranye. Oya, twiganye kuri kaminuza, yari sepe twariganye kuri kaminuza, tumarana igihe kinini, turamenyerana, ari iwabo ari iwacu, mbese tuhinduka nk'abavandimwe. Kuza kubana rero byaje nyuma, bisoza n'ubundi urugendo rwa rumaze igihe kinini cyane. Wenda apare y'ibyo ngibyo umuntu ashobora kwibaza ati mu buzima busanzwe Minisita Uwacu Julienne akunda iki? Mu mupira wenda ushobora kuba ufite ikipe ufana cyane ko mu nshingano zawe harimo umuco na siporo, umuziki wenda sinzi watubwira. Umupira we rero mfana Amavubi, byo kipe y'igihugu nabizi mwese. Ariko kubijyanye n'ibyo umuntu ashobora gukora nyuma y'amasaha y'akazi kinshimisha,
mu by'ukuri si uko uyu munsi nkora cyangwa ndi minisitiri wa siporo n'umuco ariko nkunda ibitaramo bya kinyarwanda kuko bikwereka umwimerere, bikwereka ubwiza bw'abanyarwanda, bikwereka ko mu by'ukuri umuco wacu ntabwo ari ikintu kibayeho uyu munsi, ni umuco ufite igihe kinini cyane. Ibindi iyo nagize amahirwe nkabona umwanya nkunda guhura n'abantu tukaganira, tugasabana, tugasangira nk'abantu twiganye tukibukiranya ibyo ku ishuri, abo twakoranye ahandi tukibukiranya iby'akazi, tukaganira muri rusange ibitandukanye n'amadosiye y'akazi ya buri munsi. Cyane ko n'ejo bundi muri weekend ngira ngo hari igitaramo cyabaye cy'inganzo ngari twarakubonye ubwo hari byari byiza cyane. Ese urebye mu rubyiruko hari imbogamizi duhura nazo cyane zituma tudatera imbere uko twari dukwiye gutera imbere? Ikintu ubona urubyiruko eforo bakora, imbaraga bazishyiraho kugira inama wabagira kugira babashe gutera imbere, babashe kugera nk'aho namwe mugeze, ni iyihe nama wabagira? Reka mbere ku bana b'abakobwa. Kera twiga hari umwarimu watwigishaga akatubwira ngo abakobwa mwe ngo nta kibazo, ngo niyo watsindwa, ngo muravuga ngo iya imbesire keti di pour moi. Kumva ko hariho umuntu wagowe uri aho ugomba kwiga agatsinda kugira ngo nzabeho. Ayo ni amakosa. Ntabwo ubuzima bwacu nk'abana b'abakobwa nk'abagore dukwiye kumva ko buzabaho neza kubera ko hari undi muntu wavunitse. Mushobora guhura n'ibibazo nk'inzitizi, ariko rwose abana b'abakobwa ndagira ngo mbagire inama, mbumvishe ko uyu munsi kuba Julienne ndi umugore mfite umugabo n'abana, mfite urugo, narize, kuba minisitiri byo wenda reka nze kubigarukaho, ariko kuba narageze kuri urwo rwego, umuntu wa mbere wabigizemo uruhare ni njyewe. Undi muntu ashobora kugufasha akakugira inama ahubwo atari ko iki kintu si cyiza, ariko iyo udafashe umwanya wo gutega amatwi izo nama ngo unaze ukurikize birangirira aho ngaho. Abakobwa rero nk'igice kimwe cy'urubyiruko rw'u Rwanda bafite ubushobozi, ni abahanga, ntacyo batashobora, ntaho batagera, ariko kugira ngo bagereyo nibo ubwabo, cyane ko noneho za nzitizi zishingiye ku mategeko, kuri politike n'ibindi ntazigihari. Ku rubyiruko muri rusange n'abana b'abahungu barimo, ni ukumva ko uyu munsi niba ushaka kuba umugabo ufite agaciro, ufite aho ataha, ufite icyo akora, ufite inzu yatahamo, udatega ku muhanda, ugera ahantu abantu bakavuga bati uyu muntu uko akwiye icyubahiro, ukwiye kubikorera kandi ukabikorera mu nzira nziza, nta nzira y'ubusamo ihari. Iyo ushatse guca inzira y'ubusamo ntabwo biramba. Ikindi dukwiye kumenya guhitamo inshuti, yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Iyo uhisemo inshuti mbi zirakwangiza mu buzima. Ntuhitamo umuturanyi, ntuhitamo uwo muvukana, ariko inshuti urayitoranya ukurikije umurongo w'ubuzima ushaka kujyamo. Ibyo ngibyo ubishyize hamwe ugakora uko ushoboye. Niba uri umunyeshuri ukiga, niba wabonye akazi ukagakora neza, ntugakore kugira ngo hagire ubibona ko wabikoze, ukabikora kuko wumva muri wowe ukwiye kubikora kandi ukabikora neza. Ntabwo ushidikanya ko umusaruro w'ibyiza ukora ubona. Inshingano rero muhabwa uyu munsi ukora TV10 mwese. Ushobora kwibaza TV10 yaratangiye uyikoramo igitangira cyangwa uzamo hagati, ariko ntabwo ubuzima bwawe buzarangira muri TV10. Ushobora kuzajya ahandi. Igihe uzaba utakiri muri TV10 nk'umukozi, abandi bazahaza nyuma yawe bazasanga iki cyerekana ko habaye? Ntabwo icyo kintu bazahasanga uzakiza nayo waravuyeyo. N'uyu munsi muri uru rugendo uhari. Numva dukwiye gukora uko dushoboye, aho tunyuze, aho dukoze, abo tubanye, tukaberera imbuto nziza, tukagira umusaruro mwiza dutanga. Ubundi ikirere niwo mupaka, kure hose hashoboka dushobora kugerayo. Wenda dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro twagiranye, nubwo nyuma tuzi ko babaza amatubwiye ngo ikirere niwo mupaka, ariko wa mugani ubuzima bwanyu bushobora kuba utaragira muri minisiteri. Ubwo nyuma ndaza kubabaza ese umva nyuma yo kuba minisitiri nyine hazakurikiraho iki, ariko reka dutange noneho n'inama ku banyarwanda muri rusange.
umubyeyi wawe yarabashije kuinspira hari ahantu wenda n'ababyeyi bashobora kuba bagira uruhare kugira ngo umwana agatera imbere inama umuntu utanga izo n'izihe mwakoze ndazakomeza kubaha ingero z'ibintu hari umuntu twaganira arambwira ngo iyo uzaye umwana ntabwo uba ugiye muri sosiyete y'ubwishingizi icyo ashaka kuvuga ni iki iyo ubyaye umwana ukamurera nk'umubyeyi ukuwe kumva ko ari inshingano atari kugira ngo hari icyo azakumarira wowe uvuye ngo ariko nagukoreye iki kuki wowe utankoreye iki kubyara ubihitamo Imana ikaguha ayo mahirwe ukabyara umwana uba umufiteho inshingano nk'umubyeyi iyo akuze agasanga hari ubuzima bubi arimo bitewe n'uko wowe nk'umubyeyi we hari icyo utamukoreye icyo gikomere ntabwo ashobora kugikira nta n'ubwo kubabarira ndagira ngo rero ngire inama ababyeyi abanyarwanda muri rusange ko bakwiye guha umwanya uhagije ukwiriye abana babo kandi iyo mvuze ababyeyi ntabwo ari ndi hano mu kazi umwana wanjye ntabwo turi kumwe iyo mvuze umubyeyi hari ngewe wamubyaye ariko hari n'undi muntu mukuru wese ushobora kubona umwana wanjye mu makosa umwana wanjye akoze natamufasha kuyavamo ejo n'uwo azabijyamo icya kabiri ni uko mu by'ukuri muri rusange igihugu cyacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 uyu munsi aho tugeze tumaze kwereka isi yose ko nta kidashoboka umuntu ashobora kugera habi kure ariko akanahava akagera n'aheza kure ariko ibyo kugira ngo ntabwo ari amasengesho menshi gusa niyo wasenga birasaba gukora birasaba ubufatanye birasaba kwiyemeza birasaba kwigomwa birasaba kwitanga ibyo rero ndagira ngo rwose mbitange mu inama ku banyarwanda bose hanyuma icyo wari ubajije ngo nyuma yo kuba minisitire uyu munsi ndiwe mbere sinariwe na nyuma sinzaba we ariko nyuma ubuzima buzakomeza nabwiye ko ndi umunyamategeko wenda icyo gihe ushobora gukora ibijyanye n'ibyo nize ariko naba muri minisiteri ntayibamo igihugu cyanjye ntabwo nzareka kugikorera minisita apari ko yicara mukagira hari pasiyo nyuma mufite wenda barimo kuririmba niba ari gutamba niba ari gufuma simbizi hari indi pasiyo mwaba mufite umuntu agenda akora bikavamo ubundi mbere nashobora kwicara ngahimba nkandika nk'ikintu nka poem bitewe n'ibyo twaganiriye n'aho nagiye kuko ngira ibitekerezo bishobora kuza byinshi icyarimwe nkabyandika nkazagira umwanya wo kubishyira ku murongo numva nifuza kuzagira nibura ikintu kimwe nandika niba cyaba ari igitabo kinini niba ari gito ariko experience y'ubuzima bwanjye ibyo nize ibyo nanyuzemo ibyo ntekereza numva nshoboye kubyandika cyaba ari ikindi kintu cyiza cyashimisha murakoze cyane ngira ngo twagize amahirwe yo kukwakira mu kiganiro cyacu ni ibintu bishimishije cyane ndetse harimo n'inama abanyarwanda cyangwa se n'urubyiruko bashije kumviraho kugira ngo n'undi munsi nitugukenera ntituzakubura kandi bikomeze mudushyigikire muduteze imbere murakoze murakoze cyane murakoze